bidasanzwe kuko nimba abantu barenda bafite iminezero bakavuza utubido ntabwo abantu mu mudugudu wose wagira umunezero. Nsohotse nsa nk'igifungura urugi amazi ahita ndusha ingufu mpangana n'umuryango wanjye ndawusura nawuzamura nkujyana mu irimbi rihari rya Nyamugari naryo ryaragiye narangiza nkasubira muri ya mazi umuntu mugufi yawe yararengerwaga ngiye amazi yangereraga ahangaha ariko nkakoresha aranone na kubirubaho nkarukoresha ntambuka kugira ngo nje gutabara abantu nabwo bwabigizemo uruhare naratabaje kuri njyewe ibyagiye kuko ni wanje ntiwamenyana nta fondasiyo byaherera umuntu waramurohoye cyangwa amazara mujyana uriya muntu twaramurohoye ariko duca no ku bandi bamaze gupfa muri ayo mazi kuko umuntu ntabwo yabamanitse amaboko gutya mu mazi abandi amazi niko atwara umuntu abagira gutya ukagira ngo agusezeraho kandi warimo kumva ashaka kugira ngo ave mu mazi ariko bikanga wabandi usanze aryamye ntabwo aba akiri muzima umuca ugakomeza ukajya kureba wa wundi kiri muzima hari abo twakuye nshimire Rubavu Force yagiye itera iriya migano kuri Sebeya kuko hari abo bagenaga akagira amahirwe agahita afata ku mugano natwe tukamusangamo tukamufata tukamushyira ahagana ku ruhande tugakurikirana abandi nanya meze nkawe Sebeya neza noneho urumva ikintu cyambere no kwihangana yes nyamusuza kandi zera kumeze neza aho uri hose mu kibigiye bitandukanye burasirazuba irengerazuba amajyepfo amajyaruguru of course nitwa tuceke cuwa isya kamanye mu gidikina n'abana ukina nyina ni Kigali news 150 mu gatwaye gusenya utazazenya twatwaye gusigiza ibyo twasenye twari gutanga isa na mitima ku badukurikira nizere ko mumeze neza abadukurikira bari mu Rwanda dusuze Rwanda Defense Force dusuze RDF dusuze ingabo z'igihugu cyacu dusuze abapolisi mwese mu kazi kose murimo dukomeze dushimire buri mwe wese wakoze subscribe like share na comment kuri Kigali News 150 abarundi mumeze mute aba diaspora mumeze mute abari muri Canada abari muri Oman abari muri Mozambique abari mu bihugu bigiye bitandukanye mwese turabasuhuje kuri kamera ndi kumwe n'umuvandimwe turi mu karere ka Rubavu ahangaha twicaye n'ahantu ducumbitse kuko twaje mu kazi muri no minsi nkuko mwabonye ibyabaye mu ijoro rishize turaza kuvuga byinshi bitandukanye abantu basaga 165 bitabye Imana abandi bararwaye abandi nabo bagize ingaruka yibiza imiryango imwe n'imwe amazu yabo yaragiye mwarabibonye na video no mu cyo kiganiro muraza kwibona turi kumwe n'umwe mu bavandimwe aka kanya ahanga yicaye nawe twamutumiye no kuvaho ayarari kugira ngo aze hano ntabwo byari byoroshye kubera Imana twamuzanye kugira ngo tumukore ubuvugizi ndetse anavugire nabo bari kumwe aho ubona umugabo ufite abana n'umugore baryamye ahantu bumvaga ko bitashoboka ariko byarashobotse byabane kubera Imana ariko hashimwe rugira ugihumeka dukomeze twifatanye n'ababuriye ababo muri birabiza byabaye Sebeya rwose yakoze ibintu amahoro n'amahoro umeze neza kubera ko ntagiye nkuko abandi bagiye ariko nasigaye hasi kuko nta kintu kimwe nigeze nsigarana utaragira aho ngaho kumeze neza ni ukuburiho nkuko nabivuze ati harabagiye wowe urasigara ku mazina yawe witwa nde banyita Manirona Risisi wari utuye hehe nari ntuye ahantu bita muri Nyamugari mu kagari ka Mahoko
muri Kanama mu karere ka Rubavu. Dusubire mu ijoro ry'ibyabaye turi tuganira ku byinshi bitandukanye. Hari tariki zingana mbabibuka? Hari tariki 3 z'ukwezi kwa gatanu. Twahuye nijoro ridasanzwe kuko kuri njyewe ryanze gucya. Ubwo natabaraga abaturage kuko nabanje kumva abantu barimo kuvuza utubido bahize mu mazu, ntitaye uko najyana nabo, ariko nagiye ndohora abantu barenga 40. Abantu bajya muri 40 barabarohoye. Barohoye mu bihe buryo? Namiye nsohoka nambaye ubusa kuko nubundi ugiye mu mazi wambaye. Duhere muri rajoro kuko numisha makuru ko habanje kuvuzwa amabido, abantu bavuze ibyo bari bafite byose n'amasahane barimo baratanga iki impuruza. Ariko ngo bamwe baketse yuko ari ibisambo, kumbi cyangwa abantu basinze, kumba amazi yabaye menshi, yabageze mu nzu yabageze mu nzu, amazu yasenyutse, bamwe na bamwe baritaba Imana. Kuri iryo joro kugira ngo uve mu nzu ujye gutabara, numvise utwo tubido, ariko nje nkumva ari ibintu bidasanzwe kuko nimba abantu barenda bafite iminezero bakavuza utubido, ntabwo abantu mu mudugudu wose wagira umunezero. Nsohotse nkigifungura urugi, amazi ahita ndusha ingufu. Mpangana n'umuryango wanjye ndawusura, nawuzamura nkawujyana mu irimbi rihari rya Nyamugari, naryo ryaragiye. Narangiza nkasubira muri ya mazi. Umuntu mugufi yawe yararengerwaga, ngiye amazi yangereraga ahangaha, ariko nkakoresha aranone nakuye urubaho nkarukoresha ntambuka kugira ngo njye gutabara abantu. Uwo nabonaga hafi arimo kumuremberana, namurezaga rwa rubaho, nanjye nkahangana na rwa rubaho kugira ngo nibe yuko abantu nabashyira umusozi. Nkashimira n'uburyo nahamagaye inzego z'umutekano zikadutabara, ari polisi ikorera mu mazi, ari polisi y'igihugu, ari ubuyobozi bwacu bw'umudugudu, ari ubw'umurenge, ari ubw'akagari, nabwo bwabigizemo uruhare. Natabaje kuri njyewe ibyagiye kuko niwanjye ntiwamenyana nta fondasiyo yaragiye. Ubu mba mu nkambi, nubwo mwana ndi mu nkambi. Iyi nkambi yitwa gute? Iyi nkambi ni urusengero rw'Abadiventiste ruri mu murenge wa Nyakiriba, niho ducumbitse. Urebye nk'abantu bagiye bava muri ayo mazi batabimenye, nta kintu na kimwe basigaranye, kimwe nuko nanjye ntacyo nsigaranye. Boko abarimo baradukurikira mu kiganiro, turimo turifashisha amwe mu mavideo twafashe turi mu modoka. N'ubuzima twatewe n'umwanzi tutazi. Nzi ko impunzi zibaho ari ukubera yuko intambara yabaye. Wanzi neza yuko iyo nta ntambara umutekano buri mu gihugu. N'ubuzima budasanzwe kubaho, navuga ko ari ubuzima bw'agateganyo, kuko nk'imyenda mubona nambaye n'abaturage bayimpaye maze gufasha abandi abo twatsanze ku musozi. Nari nambaye ubusa buri, ariko kubera Imana yonyine nafashije abandi. Nko mu mudugudu wacu nta muntu n'umwe waba warasize ubuzima muri uwo mudugudu, kubera inzego mpamagara polisi, mpamagara abayobozi b'imidugudu, ab'akagari, ndangije nanjye niroha muri ayo mazi. Suko nanjye nanze gukunda ubuzima ngo ngende imbaraga zawe, n'imbaga zanjye ubu ni intumwa, ni nkaho sinzi uko byari, ni Imana yarantumye. Wambaye na bote. Izo bote zivuze iki wambaye? Izi bote, tuzi ko umuntu wambara bote ari umuntu ubugiye wenda kuragira cyangwa mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye. Wambaye mfite nambaye ubusa buri. Batubwiye ko abavana bajya bagufasha. Hano barazagufasha. Ubu ngubu asaba ubufasha. Leta nayo n'umubyeyi yavuze yuko igomba kudufasha, duha ibiryamirwa, yatugaburira, ariko hari ibindi bikenewe ku baturanyi, ku miryango yacu, kuko ndi umwe mu bantu bafite umuryango. Uri umugabo urubatse? Ndi umugabo. Tugore n'abana bangahe? 6. Akaye muri mu ihema? Turi mu ihema.
ni ikibazo gikomeye cyane. Tukomeze dushimire inzego zigiye zitandukanye, dukomeze dushimire umubyeyi wacu nyakubahwa Perezida Paul Kagame ndetse n'abandi bafatanyije kuba bayobora igihugu cyacu. Tukomeze dushimire n'abakomeza gukanda akanyenyeri kugira ngo abagizweho ingaruka n'ibibiza bakomeze bafashwe, dore ko no muri cyo kiganiro muraza kubona uburyo mugomba kuba mwatanga amafaranga cyangwa mwakoza amafaranga kugira ngo dufashe aba bavandimwe ndetse n'abandi. Muri iki gihe niki kikuremereye iyo ureba abana bawe ukareba n'umugore wawe, niki kikuremereye mu mutima uvuga ati mana ndamutse no mu buzima nari nirimo byagenda neza? Muri iyi myaka nge nari maze yose umbona nashakishije ubucuruzi nabwo nahombye bwaragiye shakisha ubwo bucuruzi bunyubakira inzu, iyo nzu nayo yaragiye. Mu byo nakoze byose mu myaka yose nakoze byose bibaye zero. Icyo nakwisabira abantu bande ubu ngubu nsigaye kuri zero, nta kintu na kimwe navuga ngo nagikuraho n'amafaranga nabura 2,000. Urabizi ko n'itike rimwe mwayinyoherereje. Ubwo rero wakataho ngaho nje nisaba ubufasha bwaba ari ubwa leta kugira ngo ndebe aho abana bahinge ku musaya, bwaba ari ubwunyumva cyangwa akaba ambona mugira neza wari wese akamfasha, kuko umuntu ngufu zanjye aho ngeze ubu mfite imyaka yanjye 45, mu ngufu mfite ubu ngubu sinzi mu yindi 45 ko nabangeze kubyo ningezeho. Ariko kubera abantu, kubera Imana, cyangwa se nubwo tuvuga gutyo dufite umubyeyi dukunda Perezida Repubulika Paul Kagame, nawe areberera abantu kandi niwe uhagarariye Imana ku isi y'u Rwanda. Tukomeze dushimire na nyakubahwa Perezida wa Sena cyangwa abaminisitiri bajya batandukanye bakomeje kuba hafi yanyu, ndetse no mu gihe twafataga ano mashusho muri murabona y'ijoro, polisi yari irafata abantu bamwe na bamwe irabavanaho bari ibajyana muri rankambi. Kurya murarya neza, kuryama bimeze bite, cyangwa muri ahantu hamwe murahahurijwe mutegereje igisubizo nkuko leta itarimo iraryama ngo isinzire kubera bagizweho ingaruka na bino biza? Twereke ishusho y'ahari ahantu muri rusange abandi bantu hari ahantu turi, nubwo nta wavuriye igikomere cy'ibintu byagiye cyangwa se ngo agwarire ibintu byagiye. Hari ahantu turi leta idufasha ku cyo kurya, ifashijwemo n'indi miryango itandukanye. Cyo kurya kiraboneka mu gitondo, igikoma, nimugoroba, saa sita tukarya, na nimugoroba tukarya, tukabona aho kuryama. Shimire na polisi y'u Rwanda iducungira umutekano, kuko ibintu ikora nayo idukorera ibintu bishoboka kandi byiza. Hari n'amajoro hari abaza kutwivangamo baje kugira ngo batware nk'udukoresho baduhaye muri tumwe, polisi bamwe ikabajyana aho bitinya bushongo cyangwa se ikajyana muri ribo ikora akazi kayo. Shimire abapolisi mwese bo mu Rwanda, ariko cyane cyane Kigali, Rubavu, abapolisi tuziranye ndabasuhuje cyane, ndetse na traffic police nayo iri mu kazi koze katandukanye. Tunashimire bamwe natwe batuba hafi. Hano hari umukobwa witwa Jeannette bagana Happy Home hano i Rubavu, ni hoteli nziza turaramo, serivisi ni sawa. Ariko nanone nanjye nago nshaka kuvuga ngo uruhare rwanjye ni uruhe? Uruhare rwanjye nta rundi, no kubera inyenyeri imurikira wowe cyangwa n'abandi, kugira ngo nari amakuru ategena neza bigende neza, n'abagomba kugufasha bagufasha. Kandi nzi ko abantu bankurikira ababyeyi bagomba kuzagufasha. Murakoze cyane. Mu kintu mirana maze nahise mbona yuko nshobora kuba nshubijwe, kuko ubuvugizi muzankorera nshobora kuzabusangira n'abandi bantu tubana hanga muri inkambi. Ubwo ni nacyo bituma uko nafashije bantu bavana mu mazi nitaye ku buzima bwanjye, niko nicyo nabona twagisangira neza mu mahoro. Kandi Imana uzagira ubwo bushobozi, Imana izamukubire inshuro zirenga.
twabonye uri muri rukanga mu mazi ukurikira umuntu amazi yarajyanye byahereye uriya muntu waramurohoye cyangwa amazi yaramujyanye uriya muntu twaramurohoye ariko duca no ku bandi bamaze gupfa muri ayo mazi kuko umuntu ntabwo yaba amanitse amaboko gutya mu mazi abandi amazi niko atwara umuntu abagira gutya ukagira ngo aragusezeraho kandi warimo kumva ashaka kugira ngo ave mu mazi ariko bikanga wabandi usanze aryamye ntabwo aba akiri muzima umucaho ugakomeza ukajya kureba wa wundi kiri muzima hari abo twakuye nshimire reserve force yagiye itera iriya migano kuri Sebeya kuko hari abo bagenaga akagira amahirwe agahita afata ku mugano natwe tukamusangamo tukamufata tukamushyira ahagana ku ruhande tugakurikirana abandi gutyo ikindi Sebeya n'umwanzi mubi cyane ntabwo ari ikintu cyo guturana nawe twabonye ari akagezi gatoya ariko gafite byinshi kaduhemukiye kaduhekuye karadusahura ubwo umuntu agira ngo umujura niwe uzamwiba mubwiza ukuri nshaka kubikubwira ntubyumve abaturanyi nibo babizi kuba umuntu w'umugabo asohoka yambaye mucikopo nayo kubera amazi imukura ariko akemera akavuga ati nta kundi ikandwana n'intambara ariko kubwera Imana umudugudu wacu aho bita mu Gitorwa na ahantu Mahoko ni akagari ka Mahoko umudugudu wa Nyamugari umurenge ni Kanama akarere ni Rubavu indi midugudu wenda sinavuga ngo nabase batabaye haguyemo abantu ariko mu mudugudu wacu nta muntu n'umwe wapfuye kuko utabazi twarabukoze ufatanyije n'abandi kandi byagenze neza muri abantu bagera mu 160 nabangaye bitabye Imana n'abakiri mu bitaro hari n'ababuze leta y'ubumwe yakoze byinshi byetandukanye iyo ushuze amaso inyuma ku byo wabonye ukaba ugihumeka ndetse n'umuryango wawe ugihumeka aka kanya akaba ari wabuze abe ari mu gahinda no mu mubabaro uyu nguyu uramubwira hari ikintu namubwira ariko savuye ngo kumwishima hejuru ikintu genze n'ubuzima yabuze umuntu abura ibintu nambwira ngo nihangane kuko nta bushobozi mfite namuhereza bwagarura wa muntu cyangwa bwagarura bya bintu bye ariko umuntu we yaragiye hari n'umubyeyi wapfushije umudamu we amusigira uruhinja rw'amezi 3 ubwo ni umugabo wabuze umudamu we uwo mwana yirirwa amuheka niwe umuhetse w'umugabo nawe yihangane kuko we nawe ubwe yumubajijeho ararira ariko leta muri iyi minsi yamuvanye mu nkambi bajya kumushakira abaganga kumuganiriza kuko ubuvugizi burahari dufite leta nziza ikunda abaturage kuki tutabona abanyamakuru baza kubasura abanyamakuru baraza no muri minsi Kigali Today yari iri mu hariya televiziyo nyarwanda nayo yaraje shimire ingabo z'u Rwanda nazo zarahageze minisitiri yarahageze intebe meya wacu wungirije umudamu uburiho nawe yarahageze polisi inzego zose daso zose zihura abo nabanje abapolisi n'abasirikare abo ngabo nabanje hanyuma mukimara kumva inkuru yuko meya w'akarere ka Rubavu yavanweho igitaraganya na komite nyobozi ubundi uriya mu meya amakuru aramufiteho naya uriya mu meya amakuru arimufiteho ntabwo ari amakuru ni amakuru asanzwe yuko ari umuyobozi w'akarere nta yandi makuru arimufiteho ababikoze wenda bafite iki kimamukurikiranyeho ariko ngo hari ibikorwa bigiye bitandukanye bubakaga abizi neza kandi biri mu manegeka n'ibindi bigiye bitandukanye byagendaga biba kagirwa inama n'iyombi ubwo wenda abamugiraga inama barabizi ahubwo ngewe ikintu nabonye gikomeye ni uko muri iyo minsi guhera ku itariki 3
n'igihe bamwegurije sinavuga ngo ni itariki iyi n'iyi ntabwo yigeze ahagera. turimo tugana ku musozo. Hari abantu badukurikiye bari mu mahanga agiye atandukanye ndetse no mu Rwanda. Nimero ya telefone turashyira ku kiganiro ariko ushobora no kuyivugamo. Dukomeje urugendo rwo gukomeza gushaka amakuru agiye atandukanye. Mu mukecuru twasuye mwaramubonye, nawe mukomeze munamufashe. Nawe ni wani Gisenyi, nawe ari ahantu ubona nyine kugera mu myaka 100 uri ahantu umwana arira nyina niyumve, ni ikibazo gikomeye. Nimero yanjye ya telefoni ni 078 18 68 260. Ubaruye kuyahe mazina? Iyo nomero ntabwo ari yanjye, ni umuvandimwe turi kumwe. Baruye ku mazina Maniriyo na Risisi. Nabyo byangombwa byanjye by'ubuhunzi mfite ahangaha. Turebe ibyangombwa by'ubuhunzi umuvandimwe babiduhaye, twabaye impunzi wanjye mu kanya araje neza fresh. Umwanzi Kambura tumutewe n'amazi y'Uburengerazuba, akarere ka Rubavu, umurenge wa Kinama. Amazina yawe ngaya, nomero z'indangamuntu, isinya. Ibi ni byerekana ko muri impunzi aho bagira hose urabyerekana. Dushatse kuvuga ko n'ibyangombwa bye bimwe na bimwe byaburiye muri iriya nzu. Nta bintu cyangwa na kimwe bifite cyanditseho u Rwanda. Kereka iki? Keretse iki ngiki. Komera. Nta kundi. Uzihanga. Nadusubiriza aho tutabashije kubona, kugira ngo nkubone shimwe n'umuturage ugize uruhare kugira ngo amuze nawe. Ndetse n'abandi tuzabaganiriza. Turaza no kugerageza dufata video yo kumanywa kuko tugiye gusubira i Kigali, twerekana nanone uburyo bimeze, abantu banabirebe. Tuberekana video ya ninjoro uburyo bimeze, ariko ibintu byabaye muri kano karere, imihanda yabaye ubutayu, imihanda ahindutse, imisozi yarasataguritse. Ase komera cyane. Mushimiye n'umuyobozi wacu w'umurenge wa Kanama Mugisha, akomere, Imana imuhe gukomeza atera imbere mu buyobozi kuko arabushoboye. Imiryango yabuze ababona muri kumwe, kandi ugasanga iyo miryango imwe n'imwe wenda hari ababo bari hanze cyangwa n'ahandi bameze neza, ariko abo bameze neza babayitereriyo kubameze nabi karaba mu muryango. Aya mafamiye adafasha mu gihe gikomeye cyangwa mu gahinda abantu barimo kandi yifashije bo babwiye ntago ni abamfamiye kuri iki gihe barimo kuvuga ngo hari imvugo yateye muri iminsi ngo byimenyere, niko inshuti ishaka kurutira umuvandimwe. Abavandimwe b'iki gihe uramutabaza mu kibazo akakubwira ngo byimenyere, kandi wapfa akaza, nacyo ni ikibazo. Isi barimo kugenda bahindura uko itariri. Umuntu yagufashaga mbere yo kugira ngo upfe, ntabwo yagufashaga kugira ngo bagushyingure. Ariko tugaruka ku bantu bapfuye, no kugira ngo na meya aveho, ni amakuru numva nsanga muri ino mihanda ya Gisenyi ntabwo ari yandi ya Kigali, ngo nuko uburyo bari abantu bashyinguwe kuriya bitari bikwiye ko bashyingurwa kuri. Sinzi niba Kinyarwanda muzi cyumvise neza kuko wenda amasanduku yari ahari, ariko uburyo abakristo bashyingura turabizi, ariko ari abashyinguwe bisanzwe niko navuga nkuko umusiramu ashyingurwa, wenda bari babashyinguye wenda mu isanduku bakira itaka birarangira, ariko ngo hari byari bikwiye ko ibikoresho byo kubashyingura, sima, guta hejuru no gukora iki, ngo n'urutoki ruratungwa meya muri rabina ataragiye bikora. Uko nabibonye nk'igihugu ntabwo gikwiye gushyingura umuntu mu mva y'imbaho, kandi hari igihugu gishoboye, bira ni nko kugahisha umuntu wahuye n'ibiza nka kuri atari wahuye n'ikibazo cya rusange. Wenda niko kantu ko ngenje navuga ko icyo ngicyo. Ikindi nuko baje kutubwira ati imusazire ku mfite zanyu mu miryango yanyu mwahoze n'ibibazo, bakazana igisirikare, wenda sinazigaya cyane kuko ikibi nuko bashyira mu birago nka kera, nk'umuco wa kera, cyase bakajugunya mu bihuru kuko kera bajugunyaga mu bihuru, ariko ubu ngubu umuntu umubiri urubashywe.